Kristo, ngo ubaye udafite urukundo ruhebuje ikintu cyose kuba ingenzi waba uruhira ubusa mukundwa. Kandi no mu gihe tukiri mu isi, ingororano z'abihanganye zirahari, ingororano z'abagize urukundo ruhebuje buri kimwe cyose kuba ingenzi ziri tayari kandi ziri ngombwa ku buzima bwawe. Kandi ingororano z'abantu batihimbaza, izi ngororano zo zirahari. Kandi wumve iki? Wumve ngo bakundwa, mwebwe mudukurikirana binyuze ku butumwa bwiza ku isi, mbasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha bakundwa. Twongeye kunezererwa Imana itwemereye kongera kugaragara kuri kamera z'ubutumwa bwiza ku isi. Mwebwe mudukurikirana muri iki gihugu cy'u Rwanda, abadukurikira muri kuri uyu mugabane turiho w'Afurika, mwebwe mudukurikira binyuze ku migabane 5 igize isi, reka mvuge ngo amahoro y'Uwiteka Imana arushirizeho kuba kuri mwebwe mwese. Kandi Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu mu byiza atari mu bibi bakundwa mu gihe cyanyu. Generasiyo yose igendana n'abantu bayo. Nasomye ijambo rirambwira ngo maze Isaka abiba muri icyo gihugu ngagirira umugisha ku Uwiteka Imana. Ijambo ryo riravuga ngo agenda bumukire, ngo kugeza aho yabereye umukire cyane, ngo kugeza aho yatereye ishyari abamubonaga ndetse n'ababashaga kumwumva. Reka namwe mbifurize imigisha ituruka ku Uwiteka Imana mu byo mukora byose, kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu mu byiza atari mu bibi. Muzagere ku rwego rw'aho mutera ishyari abazengurutse ubuzima bwanyu ndetse n'aho mutuye. Bizamenyekane neza ko ukuboko kwiza kw'Imana kwagiye kubana namwe, ndetse kwagiye kubakorera imirimo n'ibitangaza mu gihe cyanyu bakundwa. Generasiyo yose igendana n'abantu bayo. Igihe cya Isaka cyararangiye, iki ni igihe cyanjye nawe mukundwa, kugira ngo natwe Imana idukorere, ndetse idukorere cyane ibirenze iby'umuntu wese ashobora kwibwira mu gihe cye. Kandi ariko uko biri kose bakundwa, icyo nzi neza ni uko Imana ni Imana y'amasezerano, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo. Bivuze iki bakundwa? Imana ya Aburahamu bisobanuye Imana y'amasezerano, Imana ya Isaka bisobanuye Imana isohoza amasezerano, Imana ya Yakobo bisobanuye Imana ihindura amateka, igahindura buri kimwe cyose kugeza ubwo amaso ya benshi abireba akitegereza akabona ko Imana yabashije gukora, kandi ko ukuboko kw'Imana n'ubundi kutigeze guhera ngo kunanirwe gukora mu ruhande rwawe mu gihe gisa n'iki. Niyo mpamvu iki uyu munsi ntabwo Imana iri buze guhindura amateka ya Yakobo, ntabwo Imana iraza guhindura amateka y'umuhungu wa Yakobo Yosefu. Oya, uyu munsi ni igihe cyanjye nawe mukundwa, ngo Imana iduhindurira amateka, ngo turushirizeho kubona ukuboko kwiza kw'Imana mu buzima bwacu. Ni koko kandi ni ngombwa. Ibi bintu ni iby'igiciro cyinshi mukundwa. Ntubifate nk'ibintu bisanzwe, ahubwo wumve ko natwe turi mu gihe cyacu, kandi Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu niyo Mana yacu bakundwa. Iyi Mana ntabwo yahindutse, nta nubwo izigera ihinduka.
Oh haleluya. Mushiki wacu Gerardine we yaravuze ngo nta gacu ko guhinduka kayigaragaraho binyuze mu ndirimbo, ariko no mu byanditswe biri ngombwa ko tumenya ko nta n'agacu ko guhinduka iyi Mana izigera igira kandi. Haleluya. Amena. Rero tugiye kuba dusoma ijambo. Nimba ufite Bibiliya uze kuza kuba ufata Bibiliya yawe, utaza kugira ngo tuba twihuta se cyangwa tubyihutisha ukuntu biri mu rwego rutuma udafata Bibiliya. Iba ureba Bibiliya yawe ahantu wayibitse se cyangwa aho irambitse kandi. Yego. Turaza kuba dusoma ijambo riboneka mu rwandiko rw'Abakorino. Turaza gusoma ibice byaho 13. Turaza kuba duhera ku murongo waho wa mbere, ntabwo tuza gusomaho imirongo myinshi, ariko ikiri ngombwa nuko na titire n'ubundi ntabwo inyuranye na titire ihanditse, nuko icyo waba uri cyo, uwo waba uri we, ibyo wakora byose, ndagira ngo nkubwire ko urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi bakundwa. Wumve neza ngo urukundo ruhatse ibintu byose mu byo wabonye ndetse n'ibyo utarakabona. Haleluya. Reka dusenga Imana, kuko ngo kubakunda Imana ndetse n'abayisenga birushirizaho gutuma twungukirwa kandi tukagubwa neza, kandi ngo birushirizaho kutuzanira ibyiza kandi. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, uko wahozeho kera n'uyu munsi wa none ni kuri. Nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho, nta n'akazigera kakugaragaraho. Mwami w'abami, bana natwe turi muri iri jambo, bana natwe turi muri aya magambo yo kugira ibyo twungurana ku bw'ijambo ryawe ndetse no ku bw'uru rugendo rw'inzira ifunganye. O Nyiribihe Imana, bana natwe Data muri byose ndetse no ku bwa byose, aba ari wowe uboneka mu ruhande rwanjye ndetse no mu ruhande rw'abagiye gukurikirana iki kiganiro. Iheshereza icyubahiro muri nge, wiheshereza icyubahiro ku badukurikiranye. Data niko ngusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Nizere yuko mwarangije gufata Bibiliya zanyu. Ni Abakorino ba mbere, ibice ni ibice 13. Ijambo riravuze ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga bakundwa. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Kuvuga ngo nk'umuringa cyangwa nk'icyuma kirenga. Reka mbaho urugero ku kivido cyangwa ingunguru. Ivido irimo ubusa, iyo uyikubiseho ikintu itera induru ku buryo n'umuntu uri hakurya y'umusozi ashobora kuyumva. Ingunguru irimo ubusa iyo uyikomanzeho irirangirira cyane ku buryo n'uwaba ari mu kindi gihugu ashobora kuyumva. Ariko ikintu nakubwira ni iki? Nuko iyi ngunguru irimo ubusa isobanuye umuntu udafite urukundo. Iki kivido kirimo ubusa nacyo gisobanuye umuntu udafite uru rukundo. Kuko
nyine aba ari nk'ikintu kirenga kirangirira ariko kidafite icyo kivuze, kidafite umumaro. Ariko ivido yuzuyemo, urugero yuzuye amazi bisanzwe cyangwa ingunguru uyifashe ukayuzuza amazi, iyo ukubiseho uba wumva ivuga mu ijwi rituje, kuko hari ikiba kiyirimo koko, kandi ivuga mu ijwi rituje kandi riri mu ituze. Rero urumva ko uru rukundo ruri ngombwa ko ruba muri twebwe kugira ngo turushirizeho kuba mu ituze ndetse no mu byiringiro. Aho ngaho honyine niho hari igisubizo, kandi niho hari buri kimwe cyose cyo kugira ngo turushirizeho kwinjira mu mugisha wacu. Kandi ego umurongo waho wa kabiri uvuze iki? Umurongo waho wa kabiri uravuze ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Haleluya! Urumva mukundwa, urwego urimo urwo ari rwo rwose, ariko nimba udafite urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu, nimba udafite umutima nka wa wundi wari muri Kristo, ndagira ngo nkubwire ngo wisuzume, urebe aho biri kwangirikira ndetse n'aho bitari kugenda neza, kuko urumva urukundo ntago rwaba ruri muri wowe. Kandi ariko urukundo rwo ruhebuje ibintu byose kuba ingenzi. Kandi ijambo ryo riravuze ngo niyo wahanura, ngo niyo mbese ibyo wakora byose, ariko udafite urukundo, udafite umutima wa wundi wari muri Yesu Kristo, umenye ngo rwose ntabwo ibintu ari sawa. Umenye neza ko hari ibintu bigomba guhinduka binyuze ku buzima bwawe mukundwa. Tugeze ku murongo waho wa gatatu, ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse mwitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Haleluya! Urumva ijambo rirakora ku mpande zose. Yewe ngo niyo watanga ibyo ufite byose, niyo wakitanga nawe ubwawe ngo ube watwikwa se cyangwa ube wahanagurika mu isi y'abariho, ngo ibyo byose ubaye udafite umutima nka wa wundi wari muri Yesu Kristo, ngo ubaye udafite urukundo ruhebuje, ikintu cyose kuba ingenzi, waba uruhira ubusa mukundwa. Haleluya! Rero urumva ko mu bintu byose dukora byose, tubamo byose, aho tugenda, aho dutuye, mu mabizinesi, mu maofisi, mu kazi, ahantu hatandukanye hose uri mukundwa, rushirizaho kuba umwambasaderi w'Imana n'abantu mu isi, kuko aho uri hose biri ngombwa ko ugira urukundo ruhebuje ibintu byose kuba ingenzi. Ibi bintu bizarushirizaho kuba byiza kandi bizagenda neza rwose. Umunsi ku munsi uzajya ubona umucyo w'Imana urushirizaho kuza ku buzima bwawe. Hari benshi uzabasha no kujya ugirira urukundo ruhebuje ibintu byose kuba ingenzi, ubone batabiha agaciro, ubone batabasha no kumenya ibyo ari byo. Ariko wowe bikore nk'akazi, bikore nk'ibyo ugomba gukora mukundwa, kuko na nyuma y'ubu buzima hari ingororano mukundwa. Kandi no mu gihe tukiri mu isi, ingororano z'abihanganye zirahari,
ingororano z'abagize urukundo ruhebuje buri kimwe cyose kuba ingenzi ziri tayari kandi ziri ngombwa ku buzima bwawe. Reka nkubwire mukundwa, wowe wumva ukomeye kandi urushirizeho gukomerera mu mwami, ni iby'igiciro cyinshi bakundwa. Tuje kuba tugera ku murongo waho wa 4. Haravuze ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Haleluya! Bakundwa mu mwami, uru ni rwo rukundo koko. Uru rukundo ntabwo rwihimbaza, oya, ntabwo rugirira neza. Urukundo rurihangana rukagira neza, ntirugira ishyari. Oya, mu gihe cyose uri kubona utanezerewe iterambere rya bene data, mu gihe cyose uri kubona utari kunezererwa iterambere ry'abaturanyi, uzamenye neza yuko uri gukomanga ku marembo y'ikuzimu. Urabyumva ute mukundwa? Reka nkubwire wowe ugira ishyari, igihe uzaba urimo urajwigirira ikuzimu, ntuzagire ngo ntabwo wabaye wumvira ijambo riboneka mu Bakorino ibi bice 13. Ni ku murongo waho wa 4, hafi aho ngaho. Urukundo ntirugira ishyari. Ni koko kandi wowe mu bihe byawe bya buri munsi byo kumva ishyari wararigize umutwaro ndetse wararigize umurimo mu mibereho yawe ya buri munsi, umenye neza ngo uri kunyuranya n'ubushake bw'Imana mu gihe cyawe. Oya, wumve ngo uri gukomanga ku marembo y'ikuzimu hafi aho ngaho kandi. Haleluya! Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Uzasanga abantu bari kwihimbaza, uzasanga abantu ntirwirarira, ntirwihimbaza. Uzasanga umuntu arimo ariyemera, arimo arihimbaza. Hari igihe njya mbibona bakundwa, hari ibintu usanga bibabaje ukibaza, ariko ubundi aba bantu barerewe hehe? Barerewe mu byanditswe? Barerewe inyuma y'ijambo? Barerewe hehe? Ugasanga ushyiriye umuntu agafuka k'akawunga kugira ngo nawe yumve uko Yesu agira neza, ukajya kumwifotorezaho. Oya, ntabwo biriya bintu ari sawa. Uhaye umuntu ukajya mbese ukabigira, mbese ukaremesha isoko kugira ngo bamenye neza yuko uyu munsi wa none hari umuntu wariye kubera wowe. Ingororano zawe zirangiriye muri rya soko wahuruje. Ntabwo izi ngororano zawe ari izo uzahabwa n'Uwiteka Imana, ntabwo bishoboka. Uyu ni umwuka wo kwihimbaza. Kandi ibyanditswe bitubwiye iki? Ibyanditswe biratubuza kwirarira ndetse no kwiyemera no kwihimbaza, kuko umuntu urimo urukundo ruhebuje ibintu byose kuba ingenzi, oya, ntabwo yihimbaza. Oya, niyo akoze ikintu yagikorera umuntu usanzwe, yagikorera bene data, ntabwo aba ari ngombwa ko isoko n'amaduka se cyangwa abantu benshi bamenya yuko hari ikintu wabashije gukora ku bwa mwene data se cyangwa ku bw'umuntu uba ahantu runaka. Ntabwo ari ngombwa. Bakundwa, buriya ijambo ni ryiza. Ijambo ni umutsima utera imbaraga. Nasomye ijambo rimbwira amagambo akomeye, rirambwira ngo n'ukuboko kw'ibumoso nigutanga, ukw'iburyo niko uzabimenye.
urumva ntabwo rero ibyo baba bashatse kuvuga ari ukuboko, oya ntabwo ari ukuboko bashatse kwerekana, ahubwo barimo barerekana ko nugirira neza umuturanyi wawe w'ibumoso, si ngombwa ko umuturanyi muturanye iburyo azamenya yuko hari ibintu wakoze mu rugo rwo kwa bene data. Ntabwo ari ngombwa, kubera yuko ntabwo abaturanyi bawe aribo bazaguhemba. Hano urimo uratumira ngo barebe ibyo urimo urakora mu gihe cyawe, ntabwo aribo bazaguhemba, ahubwo ingororano z'abihanganye zirahari bakundwa, kandi ingororano z'abantu batihimbaza, izi ngororano zo zirahari. Kandi wumve iki? Wumve ngo izi ngororano zirahari, kandi nta kintu na kimwe kigomba kwitambika izi ngororano binyuze ku buzima bwawe. Tugeze ku murongo waho wa 5. Tubigendanemo neza mu byanditswe kugira ngo turushirizeho kungukirwa, kubera yuko ntabwo biba ari byiza ko dusoma amagambo y'Imana ngo urangare, ahubwo ab'iki gihe dukeneye kurya umutsima utera imbaraga. Bakundwa, njya mbwira ngo abantu ngo ubuhanuzi buraryoha. Burangewe nkunda ubuhanuzi, nkunda umuntu umanurira, nkunda kumva umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Ariko hari ubwo umuntu ambwira ngo Imana impaye imodoka, iyi modoka hagashira amezi 6 narabona n'agacu kayo. Ariko najya hano ku mutsima utera imbaraga mu ijambo nkasoma muri Yesaya, urumva ibice 50 umurongo waho wa 7, nkasoma ngo kuko umwami Imana azanabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nari bukorwe n'isoni, nicyo gituma nkagira gute? Mwumva nsubijwemo imbaraga. Rero mu gihe cyose tugombye kuba turi mu ijambo, nimukarangare, ahubwo tujye tugendana ijambo ku rindi, tuzajya turushirizaho kungukirwa ndetse no kumenya buri kimwe cyose mu mwanya wacyo bakundwa. Haleluya. Tugeze ku murongo wa 5 ngo nirukora ibiteye isoni, nirushaka ibyarwo, niruhutiraho, nirutekereza ikibi ku bantu, nirutekereza ikibi ku bantu, nirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose bakundwa. Haleluya. Rero aya ngaya ni amagambo meza, araryoshye, ariko hari aho ugera ukibaza ngo ese nimba uru rukundo nimba rutishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rukishimira ukuri, reka nkubwire, muri ino minsi turi mu gihe cyo mu minsi iheruka ibindi bihe bakundwa. Ntabwo turi mu bihe byoroshye kandi turi mu bihe bigoye pe, ariko uko biri kose nimba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha we turaza kuza kuba tumushaka, ntabwo turi bumubone. Nimba rutishimira ikibi kiri kuri bagenzi bacu muri kino gihe cya none, reka nkubwire, mbega barokore, ntabwo nciye imanza, ariko namwe nimubyitegereza ibi bintu aho mutuye, aho mugenda, mu mibereho yanyu ya buri munsi, murarushirizaho ibi bintu kubibona. Abantu benshi bakijijwe ubusambanyi, abantu benshi bakijijwe kunywa inzoga, ariko ndagira ngo nkubwire ko umunwa uri hanze rwose, umunwa urarangaye. Abantu bajya bishimira ibyago byabaye kuri bene data, abantu bajya bishimira ibibi byabaye ku bakobwa ndetse n'abahungu b'Imana, kugeza ubwo babiganiraho bagaseka,
abenshi bakajya no kugurirana icyo kurya ndetse n'icyo kunywa bakabisubiramo rwose, bakumva bari mu munsi mukuru w'uko hari bitaragenze neza kuri bene data bandi. Ntabwo ibi bintu ari ibintu bikwiriye abahungu n'abakobwa b'Imana. Niyo mpamvu bakundwa, twere gucirirana imanza, ahubwo turushirizeho gusengerana umuntu ku wundi, nibyo bizarushirizaho kutugirira umumaro mu gihe cyacu. Kubera iki? Uko twinjirirana mu guca imanza, uko twinjirirana mu kwishimira ibibi byabaye kuri bene data, niko turushirizaho guha urwuho Satani akarushirizaho kutwinjirira uko yiboneye. Ahubwo nimba tubonye hari ikibi cyagaragaye kuri bene data se cyangwa mwene data, tuba dukwiriye iki? Tuba dukwiriye gusenga, tukagira ibihe byo gusenga kubwo kugira ngo mwene data agaruke ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ngibyo ibihe bibereye bene data kandi bikwiriye bene data mu gihe cyanyu ndetse no mu gihe cyacu bakundwa. Haleluya. Reka dukomeze mu ijambo kandi tugiye gusoza mu ijambo. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzashira, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Haleluya. Urumva ko buri kimwe cyose mu mwanya wacyo, iherezo rya byose riraje bakundwa. Ariko uyu mutima wari muri Yesu Kristo ubwo yagendaga mu isi, uru rukundo rwo ruraje rukomeze, na nyuma ya garanti y'umubiri, uru rukundo rwo ruri sawa cyane bakundwa. Izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe kandi rirushirizeho gushyirwa hejuru cyane mu gihe gisa n'iki ngiki bakundwa mu mwami. Haleluya. Ni ukuvuga ngo guhanura kuzarangira, kuvuga mu ndimi, ibingibi byose bizagira iherezo. Ariko hari ikintu kitazagira iherezo. Oya, ngo niba ibyo kuba ufite ubwenge ndetse ukumva ufite ubwenge bw'ikirenga, hari igihe kizagera ibyo byose bikagira iherezo. Ariko ikintu kitazagira iherezo ni urukundo ruhebuje ibintu byose kuba ingenzi kandi. Haleluya. Izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe kandi izina ry'Uwiteka Imana rirushirizeho gushyirwa hejuru mu gihe gisa n'iki ngiki, binyuze mu mibereho yanyu bakundwa. Mbifurije iki mu gihe gisa n'iki ngiki? Kubw'urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi, mbifurije kurushirizaho gukomerera mu mwami, ndetse no kurushirizaho kunogerwa ndetse no kuryoherwa n'urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi kandi. Ibintu bizarushirizaho kuba sawa. Buri kimwe cyose kizagenda neza, kubera ko aya magambo uyasomye neza ndetse ukayasengeramo, ndetse nitubigendanamo neza aya magambo tukayasengeramo, ibi bintu birarushirizaho kuba ari byiza cyane kandi. Haleluya. Ngo nyiri muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nk'umwana muto, mwibwira nk'umwana muto. Ariko maze gukura
mva mu by'ubwana. Bivuze ngo ntabwo ari ugukura ko kuvuga ngo umaze imyaka 90 cyangwa umaze imyaka 80, ahubwo ni ugukura mu buryo bw'umwuka. Kandi bivuze ngo ukarushirizaho kurya umutsima utera imbaraga kandi ugakomerera mu mwami nk'uko bikwiriye, kandi ukarushirizaho kuvuga ikintu mu izina ryacyo, ndetse ukagira n'uru rukundo ruhebuje buri kimwe cyose kuba ingenzi. Urumva ko ikiri mikeya, ariko uzaba uri umuntu mukuru, ahubwo birenze uko wowe utekereza ku byabo ubona ngo bafite imyaka myinshi. Rero gukura nabyo mu buryo bwo mu mwuka biri sawa cyane kandi biri ngombwa cyane, ni iby'igiciro cyinshi bakundwa mu mwami. Haleluya. Rero reka n'ubundi dusoze dusenga kugira ngo Imana ibane natwe kandi natwe irushirizeho kuduha izindi mbaraga zidasanzwe, ndetse iduhe n'iki, iduhe no kurushirizaho kugira umutima wari muri Yesu Kristo, kugira ngo natwe turushirizeho kuba muri uyu mugabane mwiza uhebuje indi migabane yose. Nk'uko twabonye uko byagiye bikurikirana, byose twabonye yuko uyu nguyu ari umugabane mwiza cyane. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana itananirwa, uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Nyiringabo Imana, nsabiye abahungu ndetse n'abakobwa bakurikiranye iki kiganiro, nsengeye buri umwe wese ukurikiranye ubutumwa bwiza ku isi, kugira ngo Data bahabwe wa mutima wari muri Yesu Kristo muri kino gihe cyabo, kugira ngo barushirizeho kungukirwa mu gihe bari mu isi, ndetse na nyuma ya garanti yo kuba mu isi ndetse no mu mubiri. Data, ubugingo bwabo burushirizeho kuba ari buzima kandi buteguwe ku bwa bene Data. Ngaho komeza kubana natwe muri byose ndetse no ku bwa byose, wiheshereze icyubahiro ku bahungu n'abakobwa. Kandi Data, uyu mugabane mwiza wabanesheje urushirizeho kuba ku buzima bwacu ndetse no ku buzima bwa benshi mu gihe nk'iki. Mukunzi mwiza, ongera umubare w'abakizwa muri iyi generasiyo yacu, gabanya umubare w'abarimbuka Data. Ni ukuri nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo twihanganire udashaka ko hazagira n'umwe uburizwamo ku bw'ubu bugingo. Mukunzi mwiza, rushirizaho gutegura abahungu ndetse n'abakobwa benshi, rushirizaho kugira bufatamiri nk'uko wafashe Sawuli mu gihe cye, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho bikorere kwiyubahishiriza muri kino gihe cyacu Data, niko ngusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Amena.